inseko n'urufunguzo mu mibanire yawe n'abandi. Umuntu n'undi uwumva amakosa aba yikuye mu kaga kandi ubwenge burarahurwa. Ibi nibyo Dare Coronegie yigishije isi yose, ariko ni nabyo umuco wacu nyarwanda duhamiriza buri munsi. Muri iyi video ndakwereka inama 10 z'uburyo wakubaka ubucuti bukomeye n'umubano n'abantu binyujije mu mboni z'igitabo cya Dare Coronegie n'amasomo akomeye ashingiye ku migani yacu. Iyi video igiye guhindura uburyo uganira n'abandi. Iki gitabo cyanditswe n'umwanditsi w'umunyamerika Dare Coronegie akita How to Win Friends and Influence People. Ni kimwe mu bitabo byanditse amateka ku bijyanye n'imibanire n'imitekerereze ya muntu. Nk'ibisanzwe ndi Modeste Info ku ijambo ry'ubwenge by Info. Mbahaye ikaze. Inama ya mbere: garagaza gushira amatsiko nyakuri ku bandi. Abantu ntibakunda umuntu uhora yivuga cyane, ahubwo bakunda umuntu wumva ko bafite agaciro. Aho kugira ngo ushake ko abantu bagukunda, banza wowe bakunde kandi ubagaragarize ko witayeho. Akantu k'ingenzi hano, baza abantu ibibazo biberekeyeho kandi ubatega amatwi ukeye mu maso. Inama ya kabiri ni akanyamuneza cyangwa kumwenyura. Erekana akanyamuneza mu myitwarire yawe igaragara inyuma, kuko bivuga byinshi kuruta amagambo uvuga. Akanyamuneza cyangwa inseko bigaragaza ko ushimishijwe no kujyana cyangwa kuba hamwe n'umuntu kandi ari uw'agaciro kuri wowe. Niyo waba uvugira kuri telefone, gerageza guseka, ijwi ryawe ryumvikane mu bugwaneza. Inama ya gatatu: ibuka izina ry'umuntu. Ku muntu uwo ari we wese, izina rye niryo jambo riryohera amatwi ye kuryumva kurusha andi yose. Mu rurimi urwo ari rwo rwose, ibuka kuvuga izina ry'umuntu mu gihe muganira. Gira uti: buriya rero Modeste, iyo ndebye ibi byose nsanga. Ibi bizatuma yumva ko umuzirikana kandi ko ari uw'agaciro mu kiganiro. Burya ngo izina niryo muntu. Niba ubishaka, koresha izina rishya muziranyeho mwembi. Uti: mukunzi wanjye rero ndabona. Ibi byose bimuha icyizere ko umwitayeho. Inama ya kane: umuntu uzi gutega amatwi. Abantu benshi bakunda kuvuga ibyabo kurusha kumva iby'abandi. Niba ushaka kuba umuntu ushimishije mu kiganiro, umuntu uzi gutega amatwi bagenzi bawe cyane. Akantu k'ingenzi: tera abandi akanyabugabo binyuze mu kubabaza ibibazo bibafasha kuvuga ku byo bagezeho cyangwa ibyo bakunda, kuko ngo uvuga menshi asesera mu kigega, mu gihe utega amatwi ari we ucyura ubwenge. Inama ya gatanu: uganira ku bintu bishimisha uwo muvugana. Mbere yo guhura n'umuntu, gerageza kumenya ibintu akunda cyangwa bimukora ku mutima. Ibi bizagufasha kumenya amagambo n'ingero ukoresha mu kiganiro cyanyu. Umuntu wese agira icyo akunda byihariye. Niba ukiganiriyeho, uba ufunguye umuryango w'ubucuti budasanzwe. Inama ya gatandatu: tuma undi muntu yumva ko ari ingenzi kuri wowe. Ibi bivuze kubikora ubikuye ku mutima, bitari uburyarya. Shaka ikintu cyiza umuntu afite maze ukimushimire. Abantu bose baba bafite inyota yo gushimirwa no kumva ko hari icyo bavuze mu muryango mugari cyangwa sosiyete. Inama ya karindwi: irinde kumunenga, kumucira imanza cyangwa kumwitotombera. Reka kunenga umuntu kuko bituma yirengera akagerageza kwisobanura, kandi akenshi bitera inzika aho guhindura imyitwarire. Aho kunenga, gerageza gusobanukirwa impamvu uwo muntu yakoze ibyo yakoze. Umuntu w'umunyabwenge yirinda kunenga, ariko umuntu ukomeye akoresha imbabazi no kumva abandi. Inama ya munani: emera amakosa yawe vuba kandi ubigaragaze. Gira uti: nakoze amakosa, mbabarira, aho kwisobanura cyangwa guhisha ikosa. Iyo ari wowe wa mbere ugiye kuvuga, ni byiza kwemera amakosa no kuyasabira imbabazi. Bituma abandi bakugirira icyizere kandi bakakubona nk'umuntu ushyira mu gaciro. Ibi bizagufasha kurusha gutsimbarara, kuko ngo uwumva amakosa aba yikuye mu kaga. Inama ya 9: tuma undi muntu yumva ko igitekerezo ari iki. Aho guhatira umuntu kwemera ibyo ushaka, mureka atekereze ko ari we wabizanye, nubwo igitekerezo cyaba ari icyawe kimwitirire. Abantu bakunda gukurikiza ibitekerezo byabo kuruta iby'abandi. Erega ubwenge burarahurwa kandi inama nziza niyemewe n'undi.
inama y'inyongera, the bonus tip: shimira umuntu uko yitwaye niyo haba hari utuntu tutagenze neza. Gushimira bituma umuntu arushaho gukora neza. Carnegie akavuga ati, umuntu ushimira mu buryo bwimazeyo kandi unakoma amashyi mu gusingiza. Muri izi nama zose niye nama ikugora kuyishyira mu bikorwa mu buzima bwawe bwa buri munsi? Tubiganireho muri comment section. Unatubwira ikindi wifuza ko twazakoraho cyangwa igitabo twazagusomera. Nari Modeste Info nk'ibisanzwe ku ijambo ry'ubwenge by Info. Ibuka like, share, comment na subscribe. Ibihe byiza, bye.